yes right. Nanone kandi ibihe byiza kuri munongeye ukunda kandi uko bukurikira ibiganiro byacu rwose hano kuri Gakuru on air nk'ibisanzwe ugiye ugusuza kandi ukwikiriza rwose nitwa Gakuru mu mwanya mwiza wacu ibiganiro byacu bya munsi bisanzwe kandi bikurikira ngushimira umuntu ko subscribe rwose ukaba uri mu muryango mugari abakunzi bacu. Inkuru yacu uyu munsi teyite bimeze bite uyu munsi kuwa kane kuri iyi tariki ya 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 Micky ndetse na agapromota basezeranye mu mategeko. Iyo ni inkuru yego ariko harimo ibindi byinshi nyuma sasa reka tubyinjiremo tubashe kubivugaho twumvikane neza uko bimeze. Umukinnyi w'amafilime witwa Mukobwa Jana asifiwe uzwi cyane ku izina rya Micky yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we agira neza Pacifique uzwi nka agapromota nawe umenyerewe mu kumenyekanisha ibihangano by'abahanzi. Rero ukaba ari umuhango wabaye kuri wa kane tariki 27 ugushyingo ubwo tuvuga ugushyingo wumve ukwezi kwa 11 hari abantu usanga batazi kubara ibigendanye n'amezi ku buryo wabwira umuntu ngo Mutarama ahita byumva kari mu kwa mbere. Rero ukabwira umuntu ngo wenda Gicurasi ni mu kwa kangahe akaba atahita kumenya yuko ari nko mu kwa gatatu cyangwa se wenda ukabwira umuntu ngo Nzeri ni mu kwa kangahe nawe yumva ko ari mu kwa 9. Iyo tuvuze rero ugushyingo no tuba tuvuze mu kwa 11 uvuga ngo rero uyu munsi ku itariki 27 ugushyingo mu 2025 nibwo umuhango wo gusezeranya agapromota ndetse na Micky wabaye ubera mu murenge wa Nyarugenge wo mu karere ka Nyarugenge. Nyuma y'iminsi mike aba bombi batangaje itariki y'ubukwe. Agapromota rero akaba aherutse kwa Micky impeta y'urukundo Micky amusaba ko azamubera umugore mu birori byabereye ku irebero. Icyo gihe akaba ari ku itariki 9 ugushyingo umwaka wa 2025 nejo bundi ahangaha rwose gato cyane. Hanyuma rero amakuru rero ahari ubundi y'indani ameza tubundi iyi nkuru tuyinjiremo neza unumve n'impamvu tugiye kuyikora. Uvuga ngo amakuru bundi ahari avuga ko aba bombi batangiye gukundana mu mwaka wa 2024 ariko gusa nkuko wenda hari abantu mwaragiye mubikurikirana ntago abombi ntago bese bashaka kubishyira mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga kwako mwibuke ko icyo gihe uwitwa Micky nibwo byavugaga yuko arimo aratandukana n'uwitwa Capitaine Regis. Ibi byanatumaga abantu bamwe na bamwe bagenda batega uru rukundo rw'uyu mukobwa ndetse n'uyu musore iminsi bavuga yuko rutazaramba cyangwa se rutazaramuka. Ibi tubaye nk'ababyinjiramo gatongira ngo mu minsi ishize nibwo twagiye tubona inkuru zitandukanye z'uwitwa Micky ndetse na Capitaine Regis bagenda bavugana mu buryo butari bwiza n'abantu babanye kandi babanye mu rukundo ngira ngo birazwi ari ugasanga umwe aravuga undi akamuvuga nabi bigera ubwo hari nk'ikiganiro uwitwa Micky yigeze gukorera kwa Murinda habi Irene cyangwa se MIE Empire. Noneho rero Irene amubaza uburyo yabyibushye undi nawe aramubwira ngo hari abana ngo bafite ubunyobwa bararibonye ngo barari ubunyobwa. Kurya ubunyobwa nabishatse kuvuga ikendo bw'abakuru sinago mbize wenda mwadusobanura muri comment icyo bishatse kuvuga ariko nyine nuko uko byagenze. Ubwo rero uvuga ngo nyuma haza kuzamuka bizindi nkuru uwitwa Capitaine Regis nawe atangira kugenda avuga ko Micky yafungishije nyina mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Micky nawe akaza yiregura yebye n'urwo Micky amwita gahungu. Hanyuma iyo ubwo ndimo ndabihutisha kugira ngo mwumve neza se ko ibintu bishingiye kuki. Ubwo rero mu kwita Regis agahungu Regis yaje kuri kamera aritereka no aravuga ageza ubwo agaragaza ko witwa agapromota yaba adakunda Micky ahubwo yaba afite ibindi namukurikiyeho ariko amubeshya ubwo yavugaga yuko hari umugore yaba afite muri Australia niba byibuka neza ariko ni muri Australia yavugaga. Hanyuma rero icyo gihe uwitwa Capitaine Regis yagaragazaga yuko ngo agapromota hari umukobwa afite yateye inda uwo mukobwa ngo waba atuye muri Australia ndetse akanavuga ko ngo umukobwa yaba atwite impanga yewe aragenda azana n'ibimenyetso byinshi rwose avuga agaragaza yuko rero uwitwa Regis yaba yenda agapromota yaba yenda gusiga Micky akisangira uwo mugore uri muri Canada. Ibyo rero ntago byize bica intege uyu Micky niba koko byari nabyo ariko ikigaragara cyo nuko ubona ko ibintu bitabaciye intege rwose niba byari nabyo. Urabona ko rero babashije gutera intambwe rwose ibintu byo bikaba bigeze akomeye. Twavuga ngo amashyi menshi cyane rwose ku rukundo rwa Capitaine Regis ndetse amashyi menshi ku rukundo rwa agapromota ndetse n'uyu Micky.
by'umwihariko rero uyu Micky akaba ari umukobwa rwose ufite igikundiro hano muri sinema nyarwanda, ngira ngo rwose aho bishingiye ku miterere ubona ikunzwe n'igitsina gabo cyane. Ugiye ukurikira mu biganiro by'abasore ndetse n'igitsina gabo rwose bakubwira yuko uyu Micky ngafite igikara cyiza cyane rwose, gisa nkaho nanyivuga ngo gisa nk'icyerurutse. Ubwo se twone bivuga hari uburyo umuntu ngaba ari igikara ariko atari igikara cyane, asa nk'ufitemo n'akantu nyine kajya kumera nk'inzobe. Rero niba afite inzobe ivanze n'igikara ubwo simbizi, wenda abadukurikira cyangwa se namwe bareba no ku mafoto twagiye tubereka, wenda ubwo mwagira uko mubibona. Hanyuma rero ibyo ngibyo byaje gutuma uyu munsi nyine Micky asezerana n'uwitwa Aga Promota yakunze Micky mu buryo mu nkuru twagiye twumva zivuga ko Micky yaba hari undi mwana afite. Ibyo rero ko Aga ntago byamuciye intege, umuhungu arakomeza rwose, none dore bigeze aho ibirori. Urubona ko rero yamvugo ya nta gikwe yo kuvuga ngo nta gikwe rwose, iyo mvugo tuyishyize inyuma kuri Micky ndetse na Aga Promota. Reka tubifuriza urugo rwiza, twizere ko rwose bizagenda neza. Ngira ngo kuba umuntu ari icyamamare akabasha gufata umwanzuro ukomeye wo kuvuga ngo ngiye ukurikira uyu muntu runaka, tubare tugendana tubare tubana. Ubundi bikunze kuvuga yuko iyo abantu bafite amafaranga menshi by'umwihariko ari n'abastar bikunze kugorana ko bafata umwanzuro wo kuvuga ngo nashaka uyu muntu yambere umugore cyangwa yambere umugabo bigakunda. Ariko rero abo bari tweretse ko bikunze, reka wenda icyo makuru tutaramenya ntabwo tuzi neza niba wenda hari na gahunda cyangwa se hari umuhango wo kuzasezerana imbere y'Imana kuko basezeranye imbere y'amategeko, ariko nkuko mubizi ngira ngo basanzwe babana mu nzu imwe. Ubwo rero wenda hari igihe ushobora gusanga wenda bazakora bazagira umuhango wo gusezerana imbere y'Imana. Ibyo nibiramuka bibaye tubere hano rwose kuzabibagezaho rwose. None twakwibaza Kapiteni Regis arasebye cyangwa wenda bari babiziranye ari mu buryo bwo gutwika. Burya bavuga yuko ngo ahaciye urukundo burya ntago haca urwango, ariko ibyo ni inkuru z'abamotari cyangwa se bya bindi biri ku mihanda usanga abantu bakunze kuvuga ngo ni inkuru z'abamotari. Izo nkuru z'abamotari niba ari ndo wabizanye, niba mwarabikuye inkuru z'abamotari nuko rero nuko bimeze. Ibyo rero muri make hari abavugaga batari ko nibyo koko, bamwe bishima abandi barira cyangwa se abandi bagaseka abandi bababaye. Ni mu gihe hakomeje kuba trends ya video y'ibyasohotse cyangwa se ibiri kuba inyuma ya yuko video ya mpano igiye hanze, aho uwitwa Sipiriyane uzaba akiriho uzwi ku izina rya Jihad. Bivugwa yuko cyangwa se urwo rw'icenzacyaha RIB rwamaze gutangaza yuko hari ibyaro umukurikiranyo ariko afunze, by'umwihariko birimo gukwirakwiza amashusho ndetse n'amafoto by'urukozasoni cyangwa se ubwambure bw'umuhanzi Uzagwira Florian uzwi ku izina rya Yampano. Ubwo rero urumva ko hamwe bararira ahandi baraseka. Ariko icyambabaje cyangwa se sinzi niba navuga ngo ngiye cyangwa se cyababaje n'abandi bantu muri rusange abantu muri comment, ubwo ndavuga ku cya Jihad bagiye bandika ariko se ubu tuzongera kuri he ubujajwa tuzongera koko icyo mutegereje n'ubujajwa ko nabwo mwategereza inkuru nziza zubaka. Reka rero nizere ko nabyo muzakomeza kugera mu bitegereza kandi rwose bizajya bikomeza kugenda neza. Imana n'umujere komeza kubana namwe rwose kandi komeza bahaza uburame ndetse n'umugisha ukomeze kubana namwe rwose muri byose. Naho mbwira byacu by'ubutanditse nagaruka, komeza dukunde kandi ukore subscribe kuri ubugeze hano rwose bwa mbere ukaba utarayikora, hanyuma no utarasharinga ibiganiro byacu rwose bisharinge bibashe kugera ku bandi. Naho mbwira byacu by'ubutarara muri Imana bane namwe. Shalom.